Mu mateka y'u Rwanda harimo byinshi abantu benshi batigeze bamenya. Hari abami bavugaga ko bakomoka mu ijuru, hari abatarigeze bamenyekana neza, ndetse hari n'abami amateka yabo yanditswe neza kugeza n'ubu. Ese mbere ya Gihanga hari igihugu cy'u Rwanda? Ese abanyiginya basanze nde? Ninde wategekaga igihugu? Kuki ingoma yabaye ikimenyetso gikomeye cy'ubwami? Uyu munsi turagaruka ku mateka yimbitse y'abami b'u Rwanda, inkomoko y'ingoma nyiginya n'imigenzo ya kera yibagiranye yakorwaga mu Rwanda rwo hambere. Niba ukunda amateka nyayo y'u Rwanda, kanda subscribe, ukore like, maze tugende twinjire muri aya mateka akomeye cyane. U Rwanda rwagiye rutegekwa n'abami batandukanye kuva rwabaho. Abo bami abanyamateka babagabanyijemo ibyiciro bitatu bikomeye hashingiwe ku bihe babayemo ndetse n'uburyo amateka yabazwi. Ibyo byiciro ni ibi bikurikira: abami b'ibimanuka, abami b'umushumi ndetse n'abami b'ibitekerezo. Abami b'ibimanuka ni abami bavugwaga bakavuga nk'abakomoka mu ijuru. Amateka yabo akunzwe kuvugwa mu buryo bw'ikirenga, kandi bamwe mu banyamateka bavuga ko aya mateka yari uburyo bwo gusobanura inkomoko y'umwami w'u Rwanda wabayeho bwa mbere mu Rwanda. Abami baheraga kuri iherezo bakagera kuri kazi. Nyuma yaho hakaza abami b'umushumi. Abo bami b'amateka yabo ntabwo azwi neza, nta gihe kizwi neza bategekeyemo, kandi byinshi bivuga ku ngoma zabo bikaba bitaranditswe mu buryo busesuye. Nyuma yabo hakaza abami b'umushumi. Ababo amateka yabo ntabwo azwi neza, nta gihe kizwi neza bategekeyemo, kandi byinshi bivugwa ku ngoma zabo bikaba bitaranditswe mu buryo busesuye. Baheraga kuri Gihanga bakagera kuri Kirima wa mbere Rugwe. Hanyuma hakaza abami b'ibitekerezo. Abo ni abami bafite amateka azwi neza, ibihe bategekeyemo bikaba byaranditswe, ndetse n'ibikorwa byaranze ingoma zabo bikamenyekana. Baheraga kuri Kigeli wa mbere Mukobanya bakagera kuri Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wabaye umwami wa nyuma w'u Rwanda. Iyo umuntu yitegereje neza ibi byiciro uko ari bitatu, abona neza uburyo amateka y'u Rwanda agenda ava mu migani n'umuco gakondo akagera mu mateka yanditswe neza. Reka turebere hamwe abami b'ibimanuka n'inkomoko y'ubwami. Abami b'ibimanuka nibo bami bavugwa neza ko bakomoka mu ijuru. Inkuru zabo ziganjemo ibitangaza n'amateka y'umuco gakondo. Bivuga ko aba bami bamanukiye bwa mbere mu Mubari ahagana mu burasirazuba bw'u Rwanda ku rutare rwa Kinani. Ariko ikintu gikomeye abantu benshi batitaho ni uko ngo bagezeyo basanga igihugu gisanzwe gituwe. Basanga hategekwa n'umwami witwaga Kabeja wo mu bwoko bw'Abazigaba. Ibi ni ingenzi cyane kuko byerekana ko mbere y'abanyiginya hari ubundi butegetsi bwari busanzweho. Bityo rero amateka y'u Rwanda ntabwo atangirira kuri Gihanga gusa nk'uko abantu bamwe babitekereza. Mu Rwanda rwa kera habagamo imiryango myinshi yari isanzwe ituye igihugu. Muri iyo miryango harimo Abasinga, Abazigaba, Abongera, Ababanda ndetse n'Abatsobe. Iyo miryango yari ifite imigenzo yayo, uburyo bwo kuramya ndetse n'imitegekere yayo. Abasinga cyane cyane bakunze kuvugwa nk'abasangwa butaka. Ibi bivuze ko abantu bari batuye igihugu mbere y'andi moko yaje nyuma. Hari abanyamateka bavuga ko Abasinga bari bafite ubuyobozi bukomeye cyane mbere y'izamuka ry'abanyiginya. Reka dukomereze kuri Gihanga cyahanze inka n'ingoma. Mu mateka y'u Rwanda izina rya Gihanga ni rimwe mu mazina akomeye cyane. Uyu mwami afatwa nk'uwahanze igihugu, ndetse akaba ari nawe ntangiriro y'ingoma y'abanyiginya. Bivuga ko ari we wahimbye uburyo bwo korora inka neza, gutunganya igihugu, ndetse no gushyiraho uburyo bw'imiyoborere bwakurikiwe n'abami benshi baje nyuma ye.
ni nayo mpamvu bamwise gihanga cyahanze inka n'ingoma. Ariko hari ikibazo abantu benshi bibaza, ese niba gihanga yarahanze u Rwanda mbere nta gihugu cyabagaho? Mu by'ukuri amateka agaragaza ko igihugu cyari gisanzwe gituwe. Icyo gihanga yakoze ni uguhuza no gukomeza ubutegetsi bwaje kuba ubw'abanyiginya. Mu ntangiriro z'ubutegetsi bwe, gihanga ntiyategekeshaga ingoma, ahubwo yakoreshaga inyundo n'urusengo. Inyundo yari ikimenyetso cy'ubushobozi n'ubuyobozi, mu gihe urusengo rwari igikoresho cya muzika ariko gifite ubusobanuro bwimbitse mu muco nyarwanda. Bivugwa ko nyuma yaje kuzanirwa ingoma n'umuntu witwaga Rubunga. Rubunga ngo yaba yarigiye ubwo buhanga mu barenge. Abarenge bari abantu bazwiho ubucurabwenge n'imihango ya gakondo. Ingoma yazanywe yiswe Rwoga. Iri zina rikomoka ku ijambo koga cyangwa se kwamamara. Iyo ngoma niyo yabaye ikimenyetso gikuru cy'ubwami bw'u Rwanda. Dukomereze ku gice cyacu cya kane kijyanye n'ubwiru n'abiru b'ibwami. Mu Rwanda rwa kera hari abantu bafite uruhare rukomeye cyane kurusha uko abantu benshi babitekerezaga. Abo ni abiru b'ibwami. Abiru bari bashinzwe kubika amabanga y'umwami, amategeko gakondo ndetse n'imihango yose yakorwaga ku mwami. Nta mwami washoboraga gutegeka neza adafite abiru. Bari bazi uburyo bwo kwimika umwami, uburyo bwo gutamba, uburyo bwo baraguriza igihugu ndetse n'imihango y'ubwiru yakorwaga mu ibanga rikomeye. Hari ibintu byinshi byakorwaga n'abiru n'abaturage basanzwe batemererwaga kubona. Ntabwo babaga bemerewe kubibona. Ni naho havuye ijambo ubwiru. Rubunga wazaniye gihanga ingoma ni nawe wakunze kwitwa Mwungura. Ni naho havuye umugani ugira uti ni Mwungura wunguye ingoma ubwiru. Aha niho kandi bakomora umuryango w'Abatege, izina rikomoka kuri Nyabutege, umwe mu bakurambere babo. Ese ni akahe gaciro k'ingoma mu Rwanda rwa kera? Mu Rwanda rwa kera ingoma ntiyari igikoresho cya muzika gusa, yari ikimenyetso cy'ubwami, ubusugire ndetse n'ubumwe bw'igihugu. Iyo abaturage bumvaga ingoma y'ibwami bamenyaga ko hari ubutumwa bukomeye bugiye gutangwa. Hari imirishyo itandukanye y'ingoma: uwo gutsinda urugamba, uwo gutangaza amakuru, uwo guhamagara abaturage ndetse n'uwo gutangaza ibihano bikomeye. Iyo ibwami bashakaga gutangaza icibwa ry'umuntu cyangwa umuryango ariko ritari irya burundu, bakoreshaga umurishyo w'ingoma. Ariko iyo icibwa ryabaga ari irya burundu, bakoreshaga urusengo. Ibi byerekana ko cyangwa se byerekana uburyo buri gikoresho cyari gifite ubusobanuro bwacyo mu muco nyarwanda. Hari n'ingoma zifite amazina yihariye nk'ingoma Karinga, ingoma Rwoga ndetse n'ingoma Matsibihugu. Karinga yari ingoma ikomeye cyane kurusha izindi kuko yari ikimenyetso cy'ubwami bwose bw'u Rwanda. Wakwibaza uti ese haba hari imigenzo mu Rwanda yakorwaga ya kera? Ese imigenzo yibagiranye yakorwaga mu Rwanda rwa kera yaba yaragiye? Mu Rwanda rwo hambere habagaho imigenzo myinshi yaje kugenda ibura uko imyaka yagiye ishira. Muri iyo migenzo harimo guterekera abakurambere, kubandwa, gutamba, kuraguriza igihugu, kwambika umwami, guterekera ingoma y'ubwami. Kubandwa byari uburyo bwo kubaha abakurambere no gusaba imigisha. Gutamba byo byakorwaga mu gihe igihugu cyabaga gifite ikibazo cy'amapfa, indwara cyangwa intambara. Hari kandi imihango yakorwaga mbere yo kwimika umwami mushya. Iyo mihango yashoboraga kumara iminsi myinshi kandi igakorwa n'abiru gusa.
Abaturage bo hambere kandi bari bafite uburyo bwihariye bwo kubana n'ibidukikije. Amashyamba, ibiyaga n'imigezi byafatwaga nk'ahantu hafite ubusobanuro bwihariye mu muco. Hari ibiti byafataga nk'ibitagatifu ku buryo bitatemagwa uko umuntu yishakiye, ntabwo umuntu yapfaga kubitema uko yishakiye. Hari n'inyamaswa zafatwaga nk'izifite ubusobanuro bwihariye mu muryango cyangwa ku ngoma. Mu gice cyacu cya 7 reka turebere hamwe ubwami bw'Abanyiginya n'uko bwakomeye. Ingoma y'Abanyiginya niyo yaje gukomera kurusha izindi mu mateka y'u Rwanda. Aba bami bagendaga bagura igihugu, bahuza uduce dutandukanye ndetse bashyiraho uburyo bw'imiyoborere bwakomeje imyaka myinshi. Abami b'ibitekerezo nibo bami amateka yabo azwi neza kuko ibikorwa byabo byinshi byanditswe. Muri bo harimo Kigeli Mukobanya, Mibambwe, Yuhi, Mutara, Kirima, Kigeli Ndabarasa, Rwabugiri, Yuhi Musinga, Mutara Rudahigwa ndetse na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Aba bami bagize uruhare rukomeye mu kubaka igihugu cy'u Rwanda nk'uko cyaje kumenyekana. Amateka y'u Rwanda ni maremare kandi yuzuyemo byinshi abantu benshi batigeze bamenya, kuva ku bami b'ibimanuka kugeza ku bami b'ibitekerezo. Tubona uburyo igihugu cyagiye cyubakwa buhoro buhoro. Tubona kandi ko mbere y'Abanyiginya hari indi miryango yari isanzwe ituye igihugu. Tunabona uburyo ingoma, ubwiru n'imigenzo gakondo byagize uruhare rukomeye mu miyoborere y'u Rwanda rwa kera. Aya mateka ntabwo ari inkuru gusa, ni umurage w'umuco w'inkomoko y'igihugu cyacu. Niba wakunze aya mateka yimbitse y'u Rwanda, kanda like, subscribe ndetse usangize abandi iyi video kugira ngo amateka yacu akomeze kumenyekana. Andika muri comment igice ushaka ko tuzakurikizaho ubutaha. Murakoze cyane kuba mwakurikiranye iyi video kugeza ku musozo. Tuzongera kubonana mu kindi gice cy'amateka y'u Rwanda. Murakoze, murakara.